Fungura turebe. Fungura turebe. Ntiyasha. Fungura turebe, fungura. Fungura neza, fungura rambura neza turebe. Koraho turebe ko musi nakiri kintu kirimo. Koraho gake maho dukeya nanjye. Yego. Zana naye ariko se ngo kuri kwasigarana. Yego. None si ibintu koko bibaho. Uyu munsi twagiye kureba uyu mugabo waduhamagaye ngo agiye kwakira impano y'ababyeyi ndetse ni byinshi cyane. Nyuma randangira rwose ngo tugiye iwe kujya kureba umutungo bamuhaye cyangwa se impano y'ababyeyi ngo bamwembereye. Nanga twageze yego nahangaha twageze nkuko mubibona. Angaha niho ugiye kwakira umutungo. Angaha niho kwakira umutungo. Bambwiye ko hano nyine hari umuganga. Ibi ni ibyiki? Hanyuma arangije ibi ngibi ikarito. Yamenye ikarito yo gushyiramo umutungo wanjye nyine. Ni ikarito ni iki? Bino nibyo ugiye gukoreramo iki? Hano nongeye kwakira nuza umutungo nawe. Ubutunzi bwawe. Icyo iyo karito siribuze yuzuye se? Ikarito abye kare kurabeshye ubwo siruzura koko nacyo cyizere bura mu byukuri abagikuye he ku by'umuntu aguha umutungo uzuyemo aho ngaho. Ikizere gifite nyine nuko yambwiye ko ngomba gufata impano. None se ubusanzwe wenda reka tuvuge ko wenda ya karito ntacyo baziraza yuzuye. Ubusanzwe n'iki muganga yakwatse kugira ngo abashe ko yaguhereza ubutunzi bwuzuyemo aho ngaho? Muganga namwe amafaranga 1500. 1500 by'amanyarwanda. Ikizere se ubwo wagikuye he? Kubera ko hari abantu benshi yagiye nyine aha izo mpano. Ubona nyine ndayifuza kugira nyine ndero ko nabona iyi mpano. No se ubusanzwe turabona ufite urugo rwiza, sibyo? Ufite urugo rwiza. Kubera iki we wizeye muganga ukamuhereza amafaranga ngano ko nkuko ufite umugore? Mfite umugore n'abana babiri ariko impamvu nyine muganga hari abandi bantu bandigeze yagiye yafashije. Nabonye aha impano duke mu bukene burangije umva nyine we muri makagire muganga ikizere kuri bufata ubutunzi bwawe nawe ubwo urishwa ko iyo karito ko ishobora kuzura amafaranga amanyarwanda karito ngano ko nguko mu byukuri. Hari abandi yazamuye nabashije kubona barega nka 5 bona rero nyine kubera ko nabonye abantu yazamuye nifuje kugira ngo nawe ubashe ko wabona ubwo butunzi buturuka kuri muganga. Aha ni wawe na hano hose nabonye ni wawe. Aha ni wanjye ariko nyine hari binoneho ubwo tudatinze ubwo wenda ubwo nundi wese nawe namara kubona ibigiye kubera ahangaha wese twabibabwiye nawe numara kubona ibigiye kuba by'abantu ngana nanjye nimbona amafaranga ndavuga ni koko bya bintu bya muganga nibyo ni nyabura n'ubundi nabwo muri ikarito nabwo ndavuga ni bya bintu sibyo. Ubwo nawe numara kubona ayo mafaranga koko karimo uhamagare nimero za muganga nawe agufashe kuko ndabona amaze kukubera imbonetane ndabona amaze kukugerera namaze no kubona kwereka ko ibintu bikora. Ngaho bidatinze rero niba ugiye gufunga agahita azamo niba ari ubundi buryo ugiye kubicishamo ntabwo tubizi. Ubwo watubwira ibyo ugiye kubakora kugira ngo ubutunzi bwawe buze muri iyo karito. Ugiye gukora iki? Wambwiye ko muganga yakwatse scotch niki mbere na mbere ushyire 1500. Iriya kubwa ko ibyo 1500 ari byo kugira uti Ngango impamvu nyine namaye yangiye ngo agomba kuma ntuza amafaranga yuzuye karito kagira nyine aho wikura. Ubwo yakwatse iki niki yanyatse ikarito scotch n'urwembe yonyine niba kwakira impano nze kata hanyuma nakire ntuza impano yanjye. None kugira ngo ubwo butunzi bujyemo urashyiramo iki urafunga gucyo gusa? Ngenda mpamagara muganga hanyuma amuhamagara muganga twumve ndatinze twumve ibigiye kuba byaba. Uragera hamwe n'ikarito ya kugira ngo utaza kuva muri femu urunushaka uce bugufi kugira ngo abantu bataza kugira ngo igikoresho cyahindutse. Nibyo byiza uraca bugufi kugira ngo twumve. Egera gucya. Yego muganga rwose nageze kandi nitugiye kwakira iyi mpano. Egera hamwe n'igikoresho cyawe. Ibikoresho rwose ndabifite byose ndabifite. Egera hamwe n'igikoresho cyawe. Egera hamwe n'igikoresho cyawe. Yego. Yego. Nukuvuga ngo rwose nuvuga ngo scotch ndayifite n'urwembe. Scotch irahari. Hanyuma ubwo
mwambwira ukuntu nyine njya kwakira intuza impano yanjye. Nakubwiye ngo fata inote ya 5 ntabwo uri kubyumva. Yego inote ya 5 inote ya 5 uvuga ngo yego nongeye shyiramo ngayandi. Oya hari amagambo ari kukubwira utari kuvuga amafaranga n'ubanza nawe ndatuma atanajyamo. Yego ni 1000. Yego yego nakizemo harimo asigaye ya 2. Yego funge asigaye note ya 2. Yego none iyo note ya 2 usigaranye mubwire iyo note ya 2 usigaranye. Note ya 2 nango birayimaze iki mubaze. Nabishiremo. Yego nakizemo muganga. Reka funge neza gutya. Hanyuma funga turebe. Ndafunga muganga numbe kurezo. Kudafunga neza. Kanze skoshi. Kudafunga neza. Yeah. Bafunga neza ubwo buriya ubutunzi koko burajyamo ibintu ko mbona ari ibintu bitumvikana mu by'ukuri. Ndabona ari ibintu bitumvikana rwose. Urishobora ko biri buze gukunda. Ndakunda kubera ko hari abantu bose yahaye umutungo bageze ku nyine biteje imbere. Hari abo yahaye ubutunzi yego none ko tubona vuba ture cyakoze nanjye washiko wamara amatsiko ko nanjye amatsiko ari menshi amatsiko ni menshi ase muri iyi karito harimo amafaranga iri yakubwiye ko aragwereza miliyoni zingahe? 20 urishobora kunywa nk'umwanya wa miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka rero tudatinze ufite arongererwa ubwo sinzi ubwo ibindi bigiye gukurikira. None wakongera ukavugisha muganga bitaza kuba ikibazo ko gatoya akakubwira ibigiye gukurikira. Niyongera umuvugishe bitaza kuba ikibazo. Yego ntabwo bitaza kuba ikibazo ugasanga ufunguye nabi. Ubutunzi bwawe ntabwo bugezemo indani kandi byari ngombwa ko ubutunzi bugeramo. Muganga namaze gufunga ikarito yanjye. Kondo nyine ndubigenze ku mutungo wanjye. Amagara muganga twumve. Muganga narangiza nyine gufunga neza. Yego arakubwiye ngo ikorere ikarito. Ikorere nyine bwira vuba turebe. Yego muganga nawe yego. Yego ngaho tutereke hasi. Yego muganga yego muganga akandika ushyira phone hasi ubikorewe neza utaza gukata amafaranga. Yego turebe atari yandi yo guteka imitwe. Rwose turebe niyo koko ubutunzi bwageze muri iyi karito. Fungura neza no fungure wirukanga nta kikwirukanze n'ubundi nayawe. Bure gate umutungo wanjye. Fungura neza utaza kuyakora. Fungura neza, fungura turebe. Fungura turebe. Ntuyasha. Fungura neza, fungura rambura neza turebe. Koraho turebe ko musi nta kindi kintu kirimo. Koraho gake maho dukeya nanje. Yego. Zana nayo ariko singo kuri kwasigaza ukwasigirana. None si ibintu koko bibaho. Ndabona ari inyamasha za 5. Nuko ababyeyi rwose ababyeyi ubwo gucya byarangiye ubwo butunzi amaze ko wabona atari byabaye byawo. Iruzuye. Yesu we mana we. Nawe nyine izi nimero za muganga. None se amafaranga ugiye
kuyamaziki n'ubundi ndabona ufite amazu ufite ibiki ubundi amafaranga ugiye gukoresha iki kubera impano muhawe n'ababyeyi rwose ndayishimye ngiye guteza imbere rwose ubu nanjye nshake nanjye nyine uko nakagura ibikorwa byawe ko mwabona ibibaye ndagira ngo mbabwire ngo namwe ibingibi mwabikora kandi mugahamagara muganga ko nanjye ibingibi ndabyiboneye n'amaso yanjye mbonye ari ibitangaza nk'uko mubibona n'amafaranga aracyarimo mbonye ko dukozemo n'amafaranga reka ngubwire ngo wakoze cyane kubana nanjye bibe byiza nimero ndaza kwishyira ku kiganiro uraza kubona ibingibi nawe rwose ahita agira ute ahite ahamagara nimero za muganga ubundi amufashe.